mwakijwe n'ubuntu bw'Imana kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe, ahubwo ni impano y'Imana. Ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Ibyanditswe byera bigaragaza ko ubutumwa bwiza cyangwa se ubukristo icyo buri cyo n'icyo bwubakiyeho, Bibiliya buri gihe ahantu henshi igaragaza ko ari umuzuko. Reka tubanze turebe mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere. Reka mbasomere mwumve. Ubwo Yuda yari amaze gucumura, nk'uko ibyanditswe byari byarabisezeranyije, amaze gupfa yiyahuye, hagiye gukurikiraho ikintu cyo kuvuga ngo bamusimbuze undi. Ariko bagiye gutora mu gice cya mbere cy'ibyakozwe n'intumwa, mwumve ikintu bavuga. Mwuka wera avuga barimo gutora, aravuga ngo uhereye kubatizwa kwa Yohana ukageza ku munsi Yesu yadukuriwemo azamuwe, bikwiriye ko umwe aba umugabo hamwe natwe wo guhamya kuzuka kwe. Ni ukuvuga ngo bo intumwa zibonaga ko icyo zahamagariwe ari uko bahamya umuzuko wa Kristo. Ntabwo intumwa zirataga kwitwa ngo ikiri imbere ngo ndi umunyabuntu, oya. Zirataga ko zo icyo zahamagariwe, ibimenyetso n'ibitangaza byahawe byari ibyo guhamya umuzuko wa Kristo. Ku buryo nibajya gutora n'ugiye kuba umwaposo, bavuga ngo reka dushake undi umwe dufatanye nawe kuba abahamya b'umuzuko wa Kristo. Nguko ukuntu nyine byari ibintu biremereye. Ariko si icyo cyonyine bavandimwe. Ndashaka ko turebaho gato mu gice cya kabiri nanone cy'ibyakozwe n'intumwa, umurongo wa 22. Yemwe bagabo ba Isirayeli mwe, nimwumva aya magambo. Yesu w'i Nazareti, wa muntu Imana yabahamirishije imirimo ikomeye n'ibitangaza n'ibimenyetso, ibyo yamukoresheje hagati yanyu nk'uko mubizi ubwanyu. Uwo muntu amaze gutangwa nk'uko Imana yabigambiriye, ibimenye bitari byaba, mwamuhambishije amaboko y'abagome muramwica. Ariko Imana yaramuzuye, ibohoye umubabaro uterwa n'urupfu, kuko bitashobotse ko akomezwa narwo. Ahandi nanone hano turabona ko inyigisho ya mbere intumwa zigishije, uyu ni Petero ateruye amagambo nyuma y'umunsi wa Pentekote, yari inyigisho ihera ku muzuko, ku buryo ageze hepfo aravuga ngo muri iki gice cya kabiri aravuga ngo Imana yazuye Yesu uwo, natwe twese turi abagabo bo guhamya ibyo. Nuko amaze kuzamurwa n'ukuboko kw'iburyo kw'Imana no guhabwa nasi byasezeranyijwe ari byo Mwuka Wera, none asutse icyo mureba kandi mwumva. Ni ukuvuga ngo inyigisho icya mbere intumwa zo zari zizi ko icyo zihamagarirwa ni ukujya guhamya umuzuko wa Kristo n'inyungu abantu bakura mu kuba Kristo yarazutse. Nibyo tuza kubona mu byakozwe n'intumwa 13. Ni ukuvuga ngo kuri bo iki kintu, iyi ngingo yari ifatizo, yari ibuye ry'ifatizo cyangwa se cornerstone y'icyo ubukristo ari cyo. Ndagira ngo bavane icyo kintu mu gitekerezo, ku buryo bajya gutora intumwa igiye gusimburiza Yuda wamaze kwiyahura, yaravuze ngo dutoro uzadufasha guhamya uku kuzuka. Noneho hano Petero atangiye kwigisha igice cya kabiri, nawe ati nta kindi mbabwira ni uyu Kristo wazutse. Bari bazi icyo bisobanuye, uburemere bifite. Ariko si ibi gusa twari tubonye hano. Reka turebe noneho, usibye no kuba umuzuko ari ikintu gikomeye, reka turebe ko hari ahandi hahamywa ko ari uko byagomba kugenda. Umuzuko kuko ari big deal. Umuzuko ni big deal kuko ni n'umwe ubwazo nicyo gizitaga ko ari cyo zahamagariwe, ko ari cyo zigomba kujya guhamya. Ariko si icyo gusa, na Petero atangira kwigisha inyigisho ya mbere yigisha umuzuko. Ariko si ibyo byonyine, saba ngaba bahamyaga ibya Kristo bari inshuti ze cyangwa abo yari yamaze guha ubugingo bw'iteka, bari bazi uburyo umuzuko ari ikintu gikomeye kandi giteye ibuye ry'ifatizo ari cyo ubukristo bwubakiyeho. Ariko n'abarwanya ubukristo, baba abafarisayo n'abasadukayo, baba ndetse n'abami b'Abaroma, bari bazi ko kwemerwa kw'iyi ngingo y'uko Kristo yazutse ari ukuvuga ko ibintu byose yavuze ari ukuri, ari ukuvuga ko ibyo abashinza byose ari ukuri, ari ukuvuga ko inzira y'ubukristo ariyo yonyine y'ukuri ibaho.
28 muri Matayo haravuga ngo bakigenda bamwe muri ba barinzi bajya mu murwa babwira abatambyi bakuru ibyabaye byose. Bateranira hamwe n'abakuru bajya inama. Bagurira abasirikari ifeza nyinshi bati mujye muvuga muti abigishwa be baje nijoro dusinziriye baramwiba. Urabyumva? Ni ukuvuga ngo iyi nkuru uko imeze, Kristo yari amaze kuzuka. Umurongo wa 8 kandi wemera mu Matayo 28. Bava mu gituro vuba bafite ubwoba n'ibineza byinshi, birukanka bajya kubwira abigishwa be. Maze Yesu ahura nabo arababwira ati nta mahoro. Baramwegera bamufata ku birenge baramupfukamira. Maze Yesu arababwira ati mwitinya nimugende mubwire bene data bajya i Galilaya niho bazambonera. Ubwo yamaze kuzuka arimo aragenda arimo arahura n'aba badamu. Ariko bageze ku bafarisayo b'abasirikare bajya mu murwa babwira abatambyi bakuru ibyabaye byose, iby'uko yazutse. Bateranira hamwe n'abakuru bajya inama, bagurira abasirikare ifeza nyinshi bati mujye muvuga muti abigishwa be baje nijoro dusinzire baramwiba. Ni nko kuvuga ngo muramenye iki kintu cy'uko yazutse, iki kintu cy'uko mwabaye nk'abapfuye. Ku murongo wa 6 niko bari bavuze ngo ishusho ye yasaga n'umurabyo n'imyenda ye yeraga nk'urubura. Babarinzi bamubonye bagira ubwoba, bahinda imishyitsi basa n'abapfuye. Ariko marayika abwira abagore ati mwebweho nimwitinya kuko nzi yuko mushaka Yesu wabambwe. Ntari hano kuko yazutse nk'uko yavuze. Bavandimwe, ndagira ngo icyo kintu mucyumve. Tugeze ku murongo wa 11, babarinzi bajya kureba abatambyi bakuru babwira ibyabaye byose. Barabwira bati rero mujye muvuga muti abigishwa be baje nijoro dusinzire baramwiba. Aba birirwa bavuga ngo umuzuko ngo ibyo bintu ngo ni igipindi. Ntabwo ari we wa mbere ubivuze, ntacyo uvumbuye. Ngo wagiye i Burayi ngo ujya muri Amerika ngo ujya kumva ngo waje i Kigali ngo ubasha kumva Rutanga rw'amaboko. Ibyo ukibwira ko bihagije kwemeza ko umuzuko atari ukuri. Ngo ni ibyo abazungu baje kutubeshya, nabo ubwabo batabyemera. Dore ngabo abazungu barimo barabihakana. Barimo barabwira abantu b'abasirikare bari barinze ngo mujye mubwira abantu ko abigishwa baje bakiba umubiri wa Kristo. Kindi gihamya cy'uko uyu muzuko wa Kristo ari ikintu gikomeye ku buryo religious establishment cyangwa se abayuda babandi bayoboye idini yobokamana ku isi bangaga ko uyu muzuko wagaragara ko ari ukuri, kuko bari bazi icyo uhatse. Bavandimwe, twamaze kubona ko umuzuko ari iyi mibiri yacu izagaruka, ariko ikagaruka n'ubwiza yambuwe za ntege nke. Hanyuma tukabona ko iki kintu kiri necessary, nyine kirakomeye ku buryo ryo buye ry'ifatizo ry'ubukristo, ku buryo intumwa ubwazo zivugiraga ngo dutoranye umwe wo gusimbura Yuda dufatanye kuba abahamya b'umuzuko. Zo zari zizi ko inshingano zifite ari ukuba abahamya b'umuzuko wa Kristo. Ariko tukabona koko nibyo, kuko Petero agitangira kwigisha yahereye ku by'umuzuko. Ariko si ibyo byonyine, tukabona ndetse n'abanzi b'umusaraba, babandi bangaga Kristo, babandi bari bazi ko aje kubakura umugati ku munwa, nabo ubwabo barimo barivugira ngo uwo muzuko kumenyekana ni akaga, kwemerwa mu bantu ni akaga. Mwebwe nk'abasirikare mwe mwabibonye biba, mujye muvuga ko mwari musinzire bakaza bakamwiba, bakiba umubiri watazutse. Umuzuko niryo buyo ry'ifatizo ry'ubukristo. Ndaza kugerageza gutanga impamvu. Ikindi nshaka kwerekana kimwe, ni Paul ubwo yarimo yigisha. Reka turebe mu byakozwe n'intumwa, abantu bigishe inyigisho nyinshi mu byakozwe n'intumwa ni Paulo na Petero. Ariko ndashaka umurebe Paulo nawe ubwe icyo yavuze yari yarahamagariye gukora, kugira ngo turebe uyu muzuko uburyo wari ufite uburemere. Mwibaze kugira ngo umuntu avuge ngo job description yanjye, nyine njye Paulo inshingano zanjye icyo nahamagariye gukora ni ukwemamaza, ni ukwemeza abantu iby'umuzuko wa Kristo. Mu byakozwe n'umwa 17 Paulo ageze, ndaza gusubira mu gice cya 13, ariko reka mbaze mu gice cya 13 mune kujya mu cya 17.
avuga ibintu bikurikira. Mu gice cya 13 avuga, Pawulo arimo yigisha, aravuga ngo bene data, 26, bana b'umuryango w'Aburahamu, namwe abubaha Imana, kuri twe niho ijambo ry'ako gakiza ryatumwe. Arakomeza ati kandi nubwo babuze impamvu zo kumwicisha, avuga Kristo, basaba Pilato kumwica. 29, bamaze gusohoza ibyanditswe kuri we byose. Ni ukuvuga ngo ibyo bakoraga kuri Kristo, kumutera amacumu, kumusomesha sponge, kumwambura, kumubamba hagati y'ibisambo bibiri, kumugurisha amafaranga 30, byose byari byanditswe kuri we. Aranje Pawulo aravuga ngo bamunura ku giti bamushyira mu mva, ariko Imana iramuzura. Iminsi myinshi abonekera abajyanaga nawe ava i Galilaya ajya i Yerusalemu. Abo nibo bagabo bo kumuhamya ubu imbere y'abo bantu. Namwe mwumve, turabwira inkuru nziza y'isezerano ryasezeranijwe ba sogokuruza, yuko Imana ari twe yabisohorejeho, twebwe abana babo, ubwo yazuraga Yesu, nk'uko byanditswe muri Zaburi ya 2 ngo uri umwana wanjye uyu munsi ndakubyaye. Ni ukuvuga ngo muri Zaburi ya 2 mu byo Mose yanditse huzuyemo umuzuko. Yosefu yavuga ngo amagufwa yanjye nimuzayasiga inama muzayimure, nuko yari azi ko umuziko uzabaho. Iyo birivuze ngo asanga ba segukuruza ari umuntu upfuye yizeraga, nuko umuzuko babaga bavuga umuzuko. Imana yavuze ngo ni Imana y'Aburahamu na Isaka na Yakobo, bivuze ko abo bakiriho nubwo bari baramaze gupfa baranaboze. Byose ifi imira Yona akamara iminsi 3 mu nda yayo, byose ni umuzuko. Noneho hano Pawulo arimo yandika ayigisha, aravuga ngo Imana yahamije ibyanditswe byose, icyatumye biterwaho kashe, twebwe abana babo, ubwo yazuraga Yesu nk'uko byanditswe muri Zaburi. Ni ukuvuga ngo turabwira inkuru nziza y'isezerano ryasezeranijwe ba sogokuruza, yuko Imana ari twe yabisohorejeho, twebwe abana babo, ubwo yazuraga Yesu. Ni ukuvuga ngo iby'Imana yateguje byose mu isezerano rya kera byarasohoye umunsi Kristo azuka. Mu buhe buryo? Cyari kashe ivuga ko ibintu byose Imana yavuze nta kabuza bizasohora. Ibyasohoye byari ukuri, n'ibizasohora nabyo ari ukuri. Ariko nari ndimo nerekana ko ikintu cy'umuzuko Kristo, usibye Kristo, usibye abigishwa be, usibye n'abandi bamurwanyaga, ko babonaga ko ari ikintu gikomeye ku buryo bavuga ngo mujye muvuga ko atazutse, ahubwo abigishwa be baje bakamwiba, kuko bari bazi icyo bivuze kuba icyo kintu cy'uko yazutse kibaye ukuri. 3, ikindi cyanditswe nshaka ko nsoma cyerekana ko Pawulo ku rurimi rwe, kimwe n'iby'intumwa zavuga ngo dutore uzadufasha kuba umuhamya w'umuzuko wa Kristo. Pawulo aravuga ngo mu gice cya 17 ageze bamwe mu banyabwenge bita abepikureyo n'abandi bitwa ba stoyiko bahura nawe. Bamwe muri bo barabazanya bati uyu munyamagambo arashaka kuvuga iki? Abandi bati ubanza ari uwigisha abantu imana z'inzaduka. Babivugiye batyo, mwumve impamvu bavandimwe, kuko yavugaga ubutumwa bwiza bwa Yesu n'ubwo kuzuka. Babivugiye batyo kuko yavugaga ubutumwa bwiza bwa Yesu n'ubwo kuzuka. Icyo kintu ndagira ngo mucyumve. Nuvuga ngo kuri Pawulo, uwamwumvaga ndetse w'umunyamahanga utanizera, umupinga, ikintu yakuragamo nuko avuga ubutumwa bwiza n'ubwo kuzuka. Nuvuga ngo ntibyatandukanaga. Nta hantu yigisha ngo ahava atavuze iby'umuzuko. Bize kudufasha no kwireba ngo twibaze, ese iyo tuvuga iby'agakiza ku buntu bw'Imana ntitubirangiriza nk'aho turimo duha umuntu fire insurance gusa, nitumwereka uwo muzuko dushyuhaguzwa, ariko tudakwirikiranya ijambo ry'Imana uko bikwiye. Ngo because ngo he seems to be a setter forth of strange gods because he preached unto them Jesus and the resurrection. Nuvuga ngo nicyo inshingano mu masinagogi n'ahandi hose nicyo yabaga arimo.
ni ukubemeza ko Kristo yagombaga kuza akaza agapfira ibyaha by'abari mu isi, agapfa akazuka. Kubabarirwa ibyaha bikabwirizwa mu mahanga yose, ubyizeye agakizwa.